waduhamagaye tubwira ikibazo wagize ko bakwibye nako urabitubwira neza uranabivuga neza kugira ngo ndebe ko nta kintu nakufasha kandi ndabizi neza ko biri bucimo bikagenda neza. nyine muga ngewe nari mfite umukozi, noneho umukozi w'umuhungu yarantekeraga akamfurira nyine ibyo umukozi wo mu rugo akora bisanzwe, ariko nkaba mfite imodoka. Noneho nza gutaha mvuye ku kazi ndaparika ndajya kuryama, mu kubyuka nsanga yajyanye ntayihari. Umukozi w'umuhungu? Yego. Ni umusore n'umugabo? Ni umusore kuko namuhawe na mushiki we. Afite imyaka n'ingahe? Afite 23. Aza kugukora mbere yo kugira ngo aze gukora se hari ubundi mwari muzanye mwari mumaranye igihe kingana iki kwanza? Twari tumaranye igihe kinini cyane, twari tumaranye hafi imyaka 6. 6 years, imyaka 6. Uwo muntu se ibyo byose mushiki wanjye ngenda kugerageza ku bushobozi bwanjye ku mbaraga mfite, sibyo? Urabizi kubimbira kuri telefone, narakubwiye ngo uzanzanire urukambambirwe cyangwa se ikintu yambaraga kandi warakizanye. Yego. Icyo nicyo nakoresheje kugira ngo ndebe ko nabasha kumufata, urabyumva? Yego. Ni nacyo nifashisha cyane ko hagati yawe nawe muba mwarabanye mu nzu, uko kubana mu nzu wa mwuka nibyo nkoresha imbaraga nkabasha gukurura umuntu, nkabasha kumenya n'ahari, bityo kubw'imbaraga zanjye nahawe n'Imana, tukubwira ko ari Imana kubera yuko nta mwana w'umuntu upfa gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, sibyo? Ntabwo biba byoroshye, bisaba imbaraga. Ni ibintu donc nabayemo ndi umupeti, sogokuru yarabikoraga muri Tanzania. So nta kintu cy'igihembo mwaka ntacyo, ariko ni turamaka tumufashe ugomba guhigura ukazareba akantu kanshimira. Ibi ni ibintu bisanzwe kuko ni ukugira neza gusa, nta kindi kintu kibazo rwose wamufashije. Ubwo se ndamutse umujura wawe mukweretse n'imodoka yawe ukayibona, wampembike ibyo ari byo byose, reka twumvikane tuganire, turi abantu bakuze, sibyo? Umuntu yagukoreye akazi byanze bikunze bagomba guhembeka. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndamukijya mirenge ku ntenyo, ariko ku bw'ubushobozi bwawe wowe wumva wampemba nk'amafaranga ingahe? Imodoka yawe uramutse uyibonye naguha igihembo gishimishije kandi naguha amafaranga 1,000. Uzampa 1,000? nta kibazo, tubyumvikaneho. Isezerano ni iki? Mu mwenda nagutumye amazi, ayo mazi rero njya kukubwira ibintu ugiye gukora kugira ngo mbashe gukora akazi kanjye neza, sibyo? Unsejamye kuko umuntu wabashije kugira ngo agutwarire imodoka buriye. Ese ubundi wigeze utanga amatangazo kuri za polisi n'icyo imodoka yose? nta hantu ntagiye, ariko bwaramubuze. nagiye kuri polisi, nagiye ahantu hose narahagiye. Bwana ugiye gufata ayo mazi unyuze 3 mu kanwa, ucire muri kaya kabari, urumva? Kubera yuko kugira ngo arinde ageze aho ngaho byanze bikunze tugomba kureba ko nta n'ikindi kintu kibi yaba yaragukoze, bityo ukabanigiramo n'amahirwe ariko mbere kugira ngo tuye twamufata, sibyo? Ugiye kugenda winyuguze mu kanwa, uciramo muri yose, umuvandimwe aze kugufatira n'amazi, ukarabe no mu ntoki, wikore mu maha. Haba hari n'ibyo abantu bategera abantu henshi, ashobora kuba yanagusinziza cyangwa akagira ati, cyangwa se agatwara ubuzima bwawe, imitungo yawe, iki byose, ariko mu buryo butagaragara. Noneho uze no gukora munsi y'ibirenge, habaho ibitambukano, habaho ibintu barenga, habaho iki byose. Ibi byose bikaba bishobora kuba nese ubwo yaba yarandoze muga. Ubwo no kugira ngo ngufashe nyine menye neza uko byagenze kugira ngo mbashe gufata icyo gisambo cyawe. Uranyumva neza? Yego, ndakumva. Aha hari agasafuriya. Ndagenda nkubitaho ijisho. Ugiye kwinyuza 3 mu kanwa.
karaba intoki zawe, fata intoki ukore cya cyuya cyo mu kwaha no mu kundi kwaha. Marangije karaba. Waratambutse kora munsi y'ibirenge gutya, hirya imbere, koramo naha, sawa. Okay. Tukomeje kureba igiye kubera ahangaha, umukobwa ati imodoka yanyu umukozi urayijyanye, tureke imodoka izahagera ikaze. Tugiye guteka se? Urakurikira aya mazi si yo wiguriye muri butike uzanye, shiramo gatatu. Biramwaga ture ni nyinjira mu masaha akoze y'ijoro kabisa, aciriyemo aje guciramo arangije. Lokula vista, lokula vista, lokula vista, mala vista, mala vista, dunia ulimwengu sana. Eyukuri, emakurata, abrofisco. Approchez Papa Seigneur, le chef des esprits, approchez-vous les 5 sacrements de la Seigneur, dans le ulimwengu sana. Uyu mwana w'umukobwa ni amazina yawe, vuga cyane amazina yawe. Zuzu. Imbaraga zikomeye, imbaraga ziva mu ijuru, hejuru y'amajuru. Uyu mwana w'umukobwa niba hari ikibazo afite, baramwibye, bamwiba icyuma cyari kimufitiye umumaro mu buzima bwe. Niba hari ikibazo kindi umwana w'umuhungu yaba yaramuteje gituma amutwara ibyo bintu, gituma abura amahoro, gituma yiba gutyo ibintu akabibura, kigaragariye muri aya mazi. Aya mazi nayo yiguye, ayinyujije mu kanwa, ashyize mu mupira aho bategera, akojeje munsi y'ibirenge hagenda kuko dutambuka turenga byinshi tutazi. Ikimenyetso cyane aya mazi nagaruka bizima biraba isaha, icyubahiro kibaje cyane. Ariko kandi ntihagaragara yuko hari ikibazo na kimwe umwana yaramuteye cyangwa ikibazo yaba yaragize, nabyo bigaragare, bityo kugira ngo tubashe kubona imbaraga zo kugira ngo dukurure icyo gisambu, ejo ku manywa y'ihangu tuzakimwereke ku mugaragaro. Santiyo, lokula vista, mala vista, lo dunia ulimwengu usaidia, lo dunia ulimwengu usaidia. Ibyaba byarinjiye mu kanwa, ibyaba byarinjiye mu maha cyangwa se mu mubiri aho ariho hose, ibyaba byarinjiye munsi y'ibirenge gutandukana cyangwa ibindi byose bigaragara muri aya mazi. Rero mwicaye no gutunganya umurwanyi. Santiyo. Ketro, costro, violando con la marcia che non cause finita, udire per sciare la vita di cose organizzate Israele. Monde changa, check monde invisibile Pakistan santo. Eyukuri, emakurata, abrofisco, ontofisco. Santiyo. Subscribe, like, share ndetse na comment. 2024 impinduka zigiye zitandukanye, tegereje kureba kimwe cyose. Uwo musaza nanjye ndabutanga. Akira gikate, tegereze buri kimwe cyose. Abana Imana imbaraga tension. Uzikwatsa kuzimya arisho nta kibazo, kugira ngo hatagira umuntu ukora ibintu byawe niyo yumvikana. Tumusaba ko tuzimya zirarisho. Amaso kurekara arayijimije, arayifunze cyane. Terura inkono yawe ushyire hariya mu nguni. Tadutwikira uruhimbi umwana w'umukobwa. Kamana twigera tunagagiye ko twigirishije
ruhande aho ngaho noneho Ramani turashaka ko uyu mwana w'umukobwa tumaze kumusuzuma amazi niyo wayizanye nta kibazo afite amazi agaruka ari umweru icyo gihe nta kibazo ariko iyo harimo ikibazo turi abantu ku isi nabyo turabibona kandi tukabasha kumufasha dusanze ari ikibazo afite nabwo twamufasha madame azi mwapfundura agiye kubona iki amafaranga se asanga ari na muzima nta kibazo akora kirasi umufuniko ni ibiki tuzibye ni ibiki kameramani uyu mwana baramuroze baramurangije kumana amapfundo n'ibiki baramurangije baramukoze muga yatara agashyira imbere tukareba ko cyangwa ariko ko yaramukeka kubera ko agasafuriya kagishyushye akica umusarani wacu niyo igize hino gatoya noneho ibintu mbonye ni ibiki ndimo ndabona amapfundo ndimo ndabona yampaye nka rusumba sinde niko byavuye mu macashwe no mu kanwa n'amazi muga ibi ni iki turimo turabona kari gaseka nk'ake abantu mujya amapfundo mwaroshye ni abaganga gakondo uburyo twakuramo turebe ibyo ari byo amapfundo wagira ngo ni inyama ziri mu kanwa haragupfunditse ni ukubona umuntu agenda kumva biba byaragize muganga arimo arajya mu miti ngo agiye kuza biterure ubushyiranga mu nzira ese ufite ubwoba korahiye ese ni ibiki kumana amasozi igihumbi ashaka ko tuno duti fate hano hejuru utangire tuno duti ni twiza ugende ukora n'ibyo bintu byawe bishyira hano turebe wigira ubwoba kamera byose ugira ubimpatira baramuzinze ndakurahiye muga ibi byose ni bimuvuyemo ese mwese ntabwo mwari muhagaze hano mu kwirebera ni igihumbi iyi ni inoti y'igihumbi ugenda udusobanurira ko icyo bazingazinze na puridanse ukunda gusamba ndakurahiye izina rya Yesu ntabwo se umwemera Yesu turasenga na Bibiliya wabonye aha ngaha hari amashashi se arimo amapfundo muga uramo byose bimaremo hatagira ikigusigaraho kikaba cyagusubiramo mushiki wanjye ko ufite ubwoba se taruramo usanga tugufashe irasa imisaraba n'imfunguzo se mundabona birabicupa se harimo n'imfunguzo ako kara k'umusaraba se n'imfunguzo ako kara k'umusaraba gasobanuye ayo ni amacupa korahiye nuje cyangwa kuva hari ibicupa ibintu byari mu nda yawe se magana mu nda bivuye ni mu kanwa abanga abantu baranzinze ngo kavuga ngo gukira ngo amarozi ntaba atabaho se ni bivuye muri yo muga urambaza icyo babona ko abantu bagendera ibintu byinshi bunumiwe gusa uyu mwana w'umukobwa baba bashyirwa bamuziza ikikweri nahise muga ko mwiba imodoka bikaza no kuba gutya ibintu bisobanuye iki ku modoka no kuri ibi ngibi bihuriye nuko terura ibi bintu kumushyira hano mu nguni abakozi uyu mwana w'umukobwa turaza kumufasha ngenda ashaka kwigendera uyu mwana w'umukobwa turaza kumufasha bidusubira ariko ntabwo
uyu ari umwanya wo kugira ngo dukomeze ibyo dukora, cyane ko ibi birozi bye bifite imbaraga zikomeye cyane, bigomba kubyibura kumara umunsi kugira ngo umuntu asobanutse amenye n'ibyabyo. urufunguzo n'ibirahure ndetse n'ipfundo icyiza kiba kirimo nuko byavuye bisobanuye wa munyamakuru w'imbaza ibintu byinshi nawe wirirwaga nanjye ntabyo nzi, ugomba kubanza kubibaza. wowe muganga ugomba kubibaza bakuru, ceceka wa mwana we. Mushiki wanjye ejo rero iriya sana guhaye ndabizi ko nta kibazo kikirimo hariya, urabyumva? Igisambo cyawe tuzagishikakiriza ni imodoka yawe ku manywa y'ahantu bose babireba. mwanya isasanga Uzatumiza n'uyu munyamakuru, nzakomeza njyane nawe kuko nibwo mbonye shaka imodoka yaragiye imaze icyumweru ngira ngo izagaruka gute. mu masaa 10 uzaba uhari uri wawe, uzaba uri wawe utegereze mu masaa 10. Iwe niwe tuzamuzi neza yuko kandi iki gikorwa nikimara kuba ibyanjye uzampembe nyine, urabyumva? ntabwo nkwishyuza ubu ngubu, nta kintu nakwishyuza kuko ntacyo ndakora ngewe. Akenshi iyo umuntu amaze kugira icyo mukurira kigaragara nibwo mpemba. Ibi bivuze iki ku bantu badukurikiye bashaka kukugana, byagira bakugane? Uyu ni umurimo najyaga nkora ari ibanga kubera yuko ari umurimo mwiza, ariko bitari ngombwa kugira ngo mbishyire en public. Ariko ubu ngubu birakwiye. Niba sogokuru yarasize ambwiye ati mwana wanjye uzafashe abantu bakwiriye gufashwa, niyo mpamvu ubu nahagurutse nanjye kugira ngo nzajye mfasha abantu. Urumva, hari abo nshobora gufasha, hari nabo ko nafasha abantu bo ni benshi, bagira ibibazo ari benshi, ntabwo byose wanabivamo, ariko gahoro gahoro tuzagenda dufasha abantu hamwe n'Imana. Imbaraga z'abantu mwabonye yuko tunasenga, iyi ni Bibiliya, ni ijambo ry'Imana. Ubwo umurongo wa buri munsi ukunyura muri Bibiliya hatazagira hadi ugira icyo yitwaza. Hari umurongo nkunda kuvuga cyane, nkunda kubwira abantu, haravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bose barabikoze ko ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Kuri iyi si rero abagizi ba nabi ni benshi, bakugira nabi nta n'icyo mupfa, arakureba akakwanga, mukagira icyo mupfa akakwanga akakugirayo, kandi n'abarozi n'imyuka mibi ni myinshi cyane kuri iyi si. Bityo rero hamwe n'Imana tuzafasha abo dushobora gufasha kubera Imana. Kandi ko imodoka izaza nanjye nzabamarwa, nzakubaza byinshi bitandukanye. Murakoze cyane. Urakoze nawe sister, kandi uhumure, ibyakuvuyemo ntabwo bikigusubiyemo, uri muzima kabisa. Ahubwo utegereze ibyo tuzagukorera hanyuma nawe uzadushimire nubona ari ngombwa. Ariko naragira gato, nta kiguzi yaguhaye munyamakuru? Nta kintu yigeze mwaka ngiye yarabinsabye, urumva? Ndamwemera, ndamubwira ngo uzaza, arambwira ati ariko ngewe ngomba kuzana n'abanyamakuru. ndamubwira nta kibazo, nanjye naba mbonye opportunity yo kugaragaza ubuhanga bwanjye. Ibihugu ijana twumvise ni uburyo bwa gakondo, ni byo kunshimira. Urumva, nta kazi katagira agafagitire, kuko nawe azaba yabonye ibyo yari yabuze, ariko yumva ari menshi, yambwira ati ntabwo yangaye, ariko nawe nta kibazo yigeze agira kuri icyo giciro. Murakoze rero uko cyaguhaye ijana, n'utahanza kunyembereka ibikorwa cyaguhaye ijana menshi cyane, nagiriye neza, muzagenda mubona bazabaho ubuhamya. Na n'ubu ndacyakora. Kuki wamwemere ko yaguha ijana ry'agafanta kandi icyo narusha kirenze miliyoni zingahe? Ariko namubajije nawe niba ambwiye ko 100,000 ari byo yampemba. Turabashimiye, byavuye ku bushake bwe. tujye mu mihanda ya Kigali turebe ko imodoka iza kuza. Sinanya ngusuza kandi zere komeze neza ari hose mu cyo gihe tandukanye Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Of course niko chekechua ngo adakina n'abana ukina n'abanyensuro batandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Sigiriza ibyo nasenye nanga isa n'imitima kwanguranga, ntabwo nza kuvuga byinshi. Umwaka mushya muhire, kandi nizere ko mwawutangiye neza. Watangiye umwaka neza? natangiye neza. Twaba ko utangiye neza cyangwa ndari impamvu utawutangiye neza? Urazamura ijwi by'Abanyarwanda nyine, umuntu akubaza ngo waramutse neza kandi warayipfushije, urabona ko nawe mu maso yanjye nta byishimo. Ngo ni kwa kundi k'umunyarwanda kuvuga ngo waramutse cyangwa waramutse neza warawupfushije, ukamubwira ngo naramutse neza, ni ukurenzaho. Abari mu mujyi wa Kigali mu Rwanda rw'imisozi igihumbi, abari mu turere 30 rw'imisozi igihumbi, abari muri Saudi Arabia, muri Oman, muri Canada, mwese happy new year. Ahangaha ndi ijoro twari tugenze baribonye, twagenze n'amanywa turacyagenda, urugendo ruracyakomeye. Hari ibintu naraye mbonye nyinjoro byakubayeho, nanjye ngira ubwoba, ndavuga se nuko bashiki bacu tubayeho, bashiki bacu, basaza bacu, bakuru bacu, nuko tubayeho nabi, ni kuriya tubayeho. Urareba muri kamera, isi yose igiye kubona ibitangaza byo kubera ahangaha.
wanturire ahubwo komera, ahubwo hari ibintu nabonye byabaye ndavuga ngo nta mugore udasambana. Kwizera abakozi bizagende bite? Kwizera abakozi nabwira abantu ntibakizera abakozi kuko abakozi barahemuka, ibyo bankoreye nagahomamunwa. Ariko ndizera ko biraza kugenda neza. Ariko umunyarwanda yaravuze ngo uwizera umwana w'umuntu ngo avumwe. Cyane n'Imana yaravuze ngo ntukizere umwana w'umuntu. Ngo cyangwa n'ubura ubwenge nzagira gute? Nzakureka. Ariko ubwenge turabufite. Ariko nanone hari impamvu Imana yabwiye Shitani tujya mu isi turebe ninde uzanyoboka. Ariko nanone Imana ikavuga ati abo naremye ibiremwa naremye hari ubwenge n'ubushobozi nabuhaye. Ubundi mbwira ibyo abanyinje kuri rego muganga kuva najya mu baganga bagiye batandukanye nemeye. Uriya muganga ni uwa mbere ni uwo kwizerwa. Dutegereje iki hano? Hano dutegereje hari ibyo mwabonye mu kiganiro cyatamutse, tugiye kwa muganga nijoro, hari ibyo mwabonye yaduhaye isangayira, yaduhaye saa 10 zuzuye. Ndabona ahubwo zirageze. Dutegereje iki nyine babwira abantu badukurikiye batabonye dutegereje iki? Wowe ntabwo twaraye turi kumwe ibyo. Kamera kiriya gipangu urimo urakibona. Dutegereje iki? Ibitangaza badukoreye nimugoroba wowe ntabwo wabibona. Dutegereje imodoka. Wibwe imodoka. Nibwe imodoka, umukozi wanjye yanyibye imodoka. Amaze kuyinyiba nari naramwizeye arangije. Namuhawe na mushiki we, araza arankorera, umwana mwiza ndamwizera. Arangije nari ntashye ngeze mu rugo nsanga arahari nyine nkuko bisanzwe ndamubwira. Nuko aravuga ngo yozaga imodoka akagufurira akagutekeye ngo byuka mu gitondo usanga ufu. Narabyutse mu gitondo nsanga nyine yigendeye. Wenyine byanjye byose imodoka yayijyanye, ariko Imana yanjye icyo numva nkeneye ni imodoka yanjye. Waje kujya igitekerezo kujya ku muganga gakondo kugira ngo imodoka yawe uyibone cyaje gute nk'uko wabibonye? Ahubwo reka nakubaza ngo ubyize twe imodoka yose kuyibona. Ndabyizeye muganga wanjye, ndabyizeye ko ari bubinkorere. Yarankorera ibitangaza, ibyo yakoze byonyine biragaragaza ko byagoye cyizere ko imodoka uza kuyibona, ko n'imodoka ndi buze kuyibona kandi ndabyizeye. Ase bamuhamagaye ngira icyo mwibariza, hamagara muganga hari ibyo nshaka ko mwibariza. Saa 10 yabitubwiye kandi saa 10 zirageze ntabwo imodoka iraza. Nundi twari twavuga ngo yajyanye ngo hari ibintu ngo baza ngo kubona ngo n'ibiki. Kameramado ahangaha ni iwawe cyangwa nakodesha? Kamera ujye werekana. Hano ni iwanjye. Hano ni iwawe? Ni iwanjye ntabwo nkodesha. Imana yakugiriye ubuntu. Imana yangiriye ubuntu. Mukoza nkoza. Baravuga ngo warasenze buriki. Kampamagare muganga wanjye. Bigende bite? Halo? Nakumva fika. Mugawiriwe. Fasha phone gutya ngire banki. None se ko nategereje wa muhungu nkaba ntari kumubona isaha mpaye yageze. Ndi hano iwanjye namutegereje namubuze. Hari akazi nari ndimo, ariko saa 10 zitarenzeho n'iminota 5 rwose aba yahageze. Aba yahageze kubera ko ibyo nakoze ngenda bizi. Muga nizere ko ibyo yaraye unkoreye rwose nabibonye kandi nanabyishimiye. Nabonye ko uri umuganga ukomeye kandi ukora apana babandi njya mbona ahandi, ariko rwose ndakwizeye ko ngiye kuyibona. Buretse Muga nuko twararanye ijoro ngiye negeje ko muri modoka n'umujura wayibye. Umva nkubwire umunyamakuru. Ndimo ndakumva twararanye ijoro pe. Wowe tegereza gatoya ibyo nakoze ngiye ndabizi. Unanisikia? Nakufuata vizuri tena nakusikia. Tegereza gatoya murabona n'ibitangaza n'ibiri butume imodoka iza. Mu minota mike cyane rwose ni minota 3 y'ushire. Yego. Urakoze cyane ibindi turabivugana nyuma. Hari byo warambwiye nyinjoro mbwira ibyo ukora n'ibiki ngenegereje imodoka y'umwana w'umukobwa. Nanababwiye ko mugomba kunyishyura mumaze kubona ibyanyu. Senkani twara tuzi guhaya ariko n'izindi zirahari. Utegereze mwabana mwe. Sawa muganga ati dutegereze mwabana mwe ndashaka kubona imodoka. Wabanga imodoka ngo ni Toyota VVTi. Twata imodoka dutso tw'abakobwa. Uno muga ako kuki mwizere abaganga gakono ni mwizere Imana.
Imana yaravuze ngo nubura ubwenge nanjye nzakureka kandi bano baganga barakora rwose muganga wese ntabwo wabyibona dutegereje umuhanda kubonamo imodoka ije ngo mu minota mikeya ahubwo se singira abona igeze ahangaha bambwiye ngo amaturu twariye y'amatunda twariye nk'imodoka yanjye rwose sindi bubone ngo iki tubonye iki ino modoka irimo kuza ni yande ni yanjye cyagiye Nguki akukiye Kigali News 5 utagonga cameraman sister abaganga nguki ngabo nguki nawe nanjye ntabwo yari igihe n'ukuri mama nanjye baracutse nanjye barabise n'ukuri mbabarira n'ukuri mbabarira n'ukuri mbabarira nanjye ntabwo n'ukuri nanjye ntabwo ari ngewe n'ukuri ngusabye imbabazi nanjye ntabwo ari ubu se ndakubabarira n'ukuri urambabarira twebwe muganga aratubwiye ngo mutegereze ngo mwabana nk'iminota 3 iminota 3 tuvuga ngo dutegereze nizo gahunda zigomba kujya gute ziba gukurikizwa ngewe ntabwo nizera ko umuntu yakiba imodoka ngayijyane ngazayigarura urabyizeye ndabyizeye cyane ndabyizeye kuko Imana n'umuganga bizera iki urumva akizera ibintu utabona muzera umuganga uri bunkorere ibyo mbona kandi inote y'ijana watanze ugatanga 50 ugasigama 50 kuri modoka ku modoka miliyoni zingahe oya ntabwo ubu se n'umuganga narenza ayo ngayo nayamuha kubera ko yankoreye ibintu byiza kandi akomeje no kugenda nkorera n'ibindi narenza ayo nayatanga dutegereje imodoka tutagiye cyo mashaka ni views abadukurikiye subscribe uri ngenzi dutegereje iki imodoka niri yasere muri barimo kuza zuzu niriya giye imodoka ntabwo nyizi ndimo ndabona imodoka ebyiri ndimo ndabona Coaster nkamana niyi niyi ngiyi niyi leta turamuntu zo kuvamo nese karimo araza dusatira niwe nguki mugabo mabuja mbabarira pereza ko nacyanje mbabarira n'ukuri mabuja mbabarira n'ukuri n'ukuri nanjye ntabwo ari ngewe mabuja mbabarira n'ukuri fata kontaka baki mbabarira n'ukuri mabuja barikanye hasi reka tuganire umva reka tubanze tuganire warege samba fata kontaka mabuja katuganire gusobanura inzuki zirimo ziragiye inzuki zirimo ziragishe mabuja bino bintu babineri mabuja mbabarira n'ukuri ese wibiki man mabuja katuganire hataraba kamera byose bifata nanjye ndakimusiga reka tuganire hataraba nyine soka mabuja mbabarira n'ukuri kamera ma wakiyo kamera ma mabuja katuganire n'ukuri zikiziragishe mabuja kimwe cyose gifata bakuriye Kigali News 5 muganga akoze ibitangaza nk'imodoka nabanza nayivemo nabanza ikibazo ni maratumye ikibazo ni inzuki nizikurye reka tuganire twengene mabuja zimo zirakurira reka tuganire mabuja sobanye imodoka yawe se nase gushaka kwinjira mu gipangu cy'amani urimo urajya urimo urasubira mu gipangu wahemukiyemo se mbese ntabwo wabonye imodoka yawe ari irindi wabikoreye iki nukuri nanjye ntabwo ari ngewe mabuja mbabarira nukuri kw'Imana ntabwo izi ni imbabazi mbabariye kwe mabuja mbabariye nakubite cyane mabuja kubite cyane ubundi igisambo kirakubitwa nyamukasi igisambo kirakubitwa kamerama imodoka twayibonye gahunda zose zagenze ku murongo igisigaye ahubwo ngiye kwibariza muganga ushyiraho kamera maze nibarize n'umuvandimwe zuzu kuri murarira se dukurikije Imana yaravuze ngo warasenze buriki urayibonye imodoka yanjye bakakanya ni iki wabwira badukurikiye ikarume nyine ugize amahirwe wagiye ngo burigade ngo bagiye he ibyakuvuyemo nyinjoro wabibonye baramwizeye kwizera umwana w'umuntu avuma
nagiye kuri polisi njya kuri ribu nta hantu hose ntagiye ariko umuganga wanjye arayinzaniye senkani z'abandi rero utazitanga amagara muganga senkani z'abandi wayimfashije senkani z'abandi utazitanga nze mpamagare muganga ko binankoreye ese ziriya mbabazi zitewe n'iki reba inzuki twabonaga aramo ntabwo bari ufite ziriya nzuki n'ikigende ziriya nzuki mbese ko tutavuze ati ugahamagara umunyamakuru nunavuga ati inzego zigiye zitandukanye muzi igisamura kuza mugifate kuko muganga ari byakoze icyo nashakaga n'imodoka yanjye nta kindi ni ikigendo kizafatirwa n'ahantu uzajya gutunga umukozi se ntabwo nzajya mbyikorera ntabwo nzongera gutunga umukozi hamagara muganga ubwo imodoka yawe twumva ibyatubwira nina awe abanza wambaye umugenda ashaka kwibaza muganga zino mbaraga bazikura hari ibyo yarambwiye nyinjoro yabanje no kukuvura simbiri nabikubwiraga ngo ari bubikore ariko ngo nawe ukunda abagabo hari muri Canada usanga baragushingaga ariko barampoze shimira n'isengane z'abandi zitanga ntabwo umuganga wamwambura halo muga imodoka yanjye ndayibonye rwose igisambo nakibonye n'imodoka yanjye ndayibonye ni ukuri Imana iguha umugisha urakoze rwose nzagushimira senkani z'abandi bazitanze ngewe neza kwifata twararanye amajoro muga reka nongere ngo izi mbaraga muzikura he no kuba wavuga ati nimba umuntu aguye mu kintu nimba umuntu yaguhemukiye wowe ntukore ikibi ahubwo kora icyiza kuba agira n'imbazi kino gisambo kubera impuhwe zawe ati numubona uzakira ibyawe bintu mwihorere izi mbaraga muzikura he n'izi mpuhwe mugira muzikura hari ikintu kimwe nshaka kubwira abanyamakuru we yego imbaraga dufite ni imbaraga zo gukora ibyiza kugira ngo dukureho ikibi umwana w'umukobwa wabonye ko mu ijoro ryagiye twamuvuye bari baranamuroze uriya mukozi yabanje kujya no mu bapfumu buri kintu cyatumye rero cyadufashije kugira ngo dufate umwuka w'uriya mugabo twafashe yego nubwo yabanje kuba umukozi hariya nyine hari n'inkweto yahasize niyo mpamvu twamusigiye urukweto rwe cyangwa se akandi kantu kaba kenda yego dufite uburyo tubikoramo dukoresheje imbaraga zacu tugahita dukurura umuntu tugahita tumubona tugahita tunamuzana